Bavandimwe nshuti mukomeza kudukurikira mu kiganiro Bikira Mariya Umwamikazi w'umuryango kuri uru rubuga ibanga ry'ukwemera Kristo Yezu akuzwe. Dukomeje kuzirikana no gusabira urugo umuryango twisunze imigenzo myiza ituruka ku mazina Bikira Mariya yitwa, kugira ngo urugo umuryango urusheho kuba igicumbi cy'ubuvandimwe, ubukristo n'iterambere. Mu biganiro biheruka twarebye ku migenzo myiza ya Bikira Mariya Umwamikazi w'umuryango ishingiye ku mazina akurikira: Bikira Mariya umuvugizi w'umuryango, umufasha, umutabazi, umuhuza; Bikira Mariya ikimenyetso cyerekana inzira, ishusho nyakuri ya Kiliziya, umutoni w'Imana, nyina w'Imana, umubyeyi wa Kiliziya. Ariko tunabifatanya no kuzirikana ku buvandimwe n'ubukristo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turareba indi migenzo myiza ishingiye kuri ya mazina yandi Bikira Mariya nanone yitwa: Bikira Mariya Umwamikazi w'umuryango, ariko tubanje kuzirikana ku iterambere mu muryango. Muri kumwe na Padiri Theoneste Nzayisenga. Reka tubanze tuzirikane ku iterambere. Twibukiranye ko iterambere ribereyeho umuntu, si umuntu ubereyeho iterambere. Ni umuntu utera imbere, witeza imbere, kandi utezwa imbere, si ibintu bitezwa imbere. N'iyo nabyo bitejwe imbere, ni ukugira ngo birusheho kugirira akamaro umuntu. Umuntu agizwe n'ubuzima bw'imarakubiri ariko bwuzuzanya: ubuzima bw'umubiri, ubuzima bwa roho. Niko Imana yabishatse. Ntawateza imbere ubuzima bw'umubiri gusa cyangwa ngo ateze imbere ubuzima bwa roho ngo abe afite umuntu wuzuye. Nibyo Papa Pawulo wa gatandatu yita iterambere ry'umuntu wese uko yakabaye: le développement intégral de l'homme, développement de tout homme et de tout l'homme. Tubisanga cyane mu rwandiko rwe Populorum Progressio, uhereye ku gika cyarwo cya gatandatu, aho yabinonoseye rwose. We yanisumbuye imyumvire isanzwe y'iterambere, avuga ko iterambere ari irindi zina ry'amahoro. Populorum Progressio igika cya 76 ugakomeza. Kubw'umuhire Papa Pawulo wa gatandatu, ahari amahoro ni ikimenyetso simusiga cy'iterambere. Muzabona ko kenshi na kenshi ko abantu bapfa ubukene, ndetse abasangiye ubusa bakitana ibisambo, kandi umwe akarwanya undi kugira ngo amwake utwariragaho cyangwa atwikubire twose. Aho birakomeye cyane, kandi bikosora imyumvire y'iterambere tubona hirya no hino muri iki gihe. Ndavuga ibi nyine by'uko Papa Pawulo wa gatandatu avuga yuko iterambere ari irindi zina ry'amahoro. Iterambere ryica umuntu cyangwa rikamwangiza, rikamutesha umwimerere we, rikamutesha agaciro, nta terambere ririmo. Iterambere ni ukuva mu ntera uriho ujya ku yindi, kandi mu buryo bwiza. Si ukongera umutungo cyangwa ubukungu byonyine. Iterambere ni ukuzamura imyumvire, ni ugutera intambwe. Iterambere ni ubwiyongere bw'ubukire n'ubukungu mu mibereho myiza y'umuntu wese uko yakabaye. Ubwo bwiyongere bukaba mu nzego zose z'ubuzima kandi mu buryo buhoraho. Iterambere nyaryo ku mukristo
rigomba gushingira ku mizero ye muri Yezu Kristo waducunguye. Igihe yemera kurangwa n'imigenzo myiza y'ukwemera, ukwizera n'urukundo, bigatuma ahora yunze ubumwe n'Imana kandi yunze ubumwe n'abavandimwe. Niyo mpamvu twigeze kuvuga ko iterambere rirambye ari irifite inkingi ho ubuvandimwe n'ubukristo. Umukristo agomba gushingira iterambere rye mu Mana, umuremyi wa twese n'umugenga wa byose, bityo akamenya iby'ingenzi bizamufasha muri urwo rugendo rwo kumenya Imana, agamije kuyigeraho no kuyigezaho abandi. Ibyo bifashwamo no kunguka ubumenyi, kujijuka no kwivugurura mu bwenge n'ubuhanga, mu mico no mu myifatire, ariko kandi arangwa no kwitabira umurimo umufasha kwitagatifuza no kwiteza imbere. Ibyo bikanamufasha kurushaho kubaho neza kuri roho no ku mubiri, kandi akazigamira ejo hazaza he, ejo hazaza h'abazamukomokaho, kandi aharanira gusiga isi ari nziza kurusha uko yayisanze. Kuko rero hari ubona atunze duke akumva bihagije, cyangwa yabona azi duke akumva yaraminuje. Mu muryango niho umuntu yigira iyi ndangagaciro yo gutera no kwiteza imbere no guteza imbere abandi. Igihugu cyangwa kiliziya biteye imbere mu bikorwa remezo ariko bidafite umuryango ukomeye, iryo terambere ryashirana n'icyo gisekuru ndetse nticyageraho rwose. Bisaba rwose ko haba umuryango wubatse neza. Nk'uko twabivuze, mu muryango niho umuntu abonera urukundo, agaciro, amahoro, kwigirira icyizere, kubaho udafite ubwoba bw'ejo hazaza, gukorana umurava, kuba intwari, kugira umutima wagutse ukwirwamo abandi, kunyurwa n'ibyo ufite ariko ukagira n'ubushake bwo kubyongera, kwihanganira ibibazo, kwishakamo ibisubizo, imibanire yawe myiza n'abandi n'ibindi. Muri iki gihe mu muryango ndetse no mu miryango myinshi ku isi, cyane cyane mu bihugu biteye imbere, nubwo no mu bihugu bikennye bitabuze, harimo ibibazo bikomeye birimo gutandukana kw'abashakanye ku kigero kiri hejuru cyane, ubutinganyi, ni ukuvuga abana bahuje ibitsina, kwiyahura, ibiyobyabwenge, ubusinzi, agahinda gakabije, ihungabana, kwikunda, ihohotera, ku buryo ntawabura kugira impungenge ko mu myaka iri imbere imiryango myinshi izaba ifite ibibazo bikomeye ku isi. Ibyo se ubwo twabyita iterambere koko? Ngo ni uko hariho ikoranabuhanga, amazu meza, imihanda, imyambarire n'ibindi? None se wavuga ko hari iterambere gute hakigaragara abacuruzwa n'abicuruza? Wavuga ute se ko hari iterambere mu miryango harimo ihohotera rishingiye ku mutungo, gutandukana kwa hato na hato kw'abashakanye, ababyara inda zitateganyijwe n'ibindi? Ibyo byose byerekana ko hadafashwe ingamba zikomeye ngo umuryango ushyigikirwe mu mpande zose z'ubuzima, twazisanga umuryango ufite ikibazo gikomeye, ndetse umuntu yavuga ko wasenyuka burundu. Nuko nyine iyo umuryango ufunze, Imana ifungura idirishya. Indangagaciro twakwigira ku mazina Bikira Mariya yitwa
kugira ngo umuryango ukomeze gushora imizi, uhame, ukomere, zirakomeje. Muribuka ko ubushize twashoje kuri Bikira Mariya, umubyeyi w'Imana, umubyeyi wa Kiliziya, umubyeyi wacu. Kuko rero bavandimwe, ku musaraba niho umubyeyi Bikira Mariya twamurazwe ku gitambo cya Yezu cya nyuma. Igihe Yezu yapfiraga ku musaraba amuraga umwigishwaho mubyeyi muri aya magambo: mubyeyi dore umwana wawe, mwana dore nyoko. Bityo rero ingo zacu nizirangamirana icyizere umubyeyi Mariya, ntizahungabanwa n'ingorane, agahinda cyangwa ibyago. Muri make, nta kizazitandukanya n'urukundo rw'Imana, nk'uko tubisoma mu ibaruwa Pawulo umwandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8 umurongo wa 35. Nyuma y'isubira mu ijuru ry'umwana we, Mariya yasabiye Kiliziya yari igitangira. Igihe ari kumwe n'intumwa hamwe n'abagore bari kumwe nawe, babona Mariya nawe mu masengesho ye asaba ingabire ya Roho Mutagatifu, wa wundi wari waramushyize mu gicucu cye igihe yamenyeshwaga ko azabyara umwana w'Imana. No mu ijyanwa mu ijuru rye, uwo mubikira utasamanywe icyaha, Imana yarinze ubwandu bwose bw'icyaha cy'inkomoko ndetse n'ibindi byaha. Aho arangirije ubuzima bwe ku isi, yajyanywe mu ijuru, mu ikuzo ry'ijuru, n'umubiri we n'umutima we. Nicyo cyatumye Imana imukuza, imugira umwamikazi w'ijuru n'isi. Bityo uko yagize imisusire y'umwana we mu ijyanwa rye mu ijuru, ni nako agirana imisusire n'ingo zimwiyambaza zirangamiye ijuru. Ari nayo mpamvu twifuje ko iki kiganiro cyitwa Bikira Mariya umwamikazi w'umuryango. Bikira Mariya ni umubyeyi wacu mu rwego rw'ingabire. Inyigisho ya Kiliziya Rumuri rw'Amahanga, Vatikani ya kabiri, igika cya 61, igira iti: kubera uburyo yitabiriye ugushaka kw'Imana, akagira uruhare ku murimo w'ubucunguzi bw'umwana we, akemera kuyoborwa na Roho Mutagatifu, Bikira Mariya yabereye Kiliziya urugero mu kwemera no mu rukundo. Kubera iyo mpamvu, ni urugingo ruhebuje kandi rwihariye rwa Kiliziya, akaba kandi urugero rwuzuye rwa Kiliziya n'ishusho yayo nyakuri. Ariko rero uruhare rwe kuri Kiliziya no ku bantu bose ntirugarukira aha. Bikira Mariya yagize uruhare nyakuri kandi rutagereranywa mu murimo w'umukiza kubw'ukumvira kwe, ukwemera kwe, ukwizera kwe n'urukundo rwe rushyitse, kugira ngo abantu baronye ubugingo bw'iteka. Nicyo cyatumye atubera umubyeyi mu rwego rw'ingabire. Ukumvira, ukwemera, ukwizera n'urukundo bya Bikira Mariya bishyitse ni biranga ingo zacu, kugira ngo ubugingo bw'iteka zitegereje kandi zirangamiye zibutangirire hano ku isi. Kuva ku cyemezo Bikira Mariya yafashe kubw'ukwemera k'umunsi amenyeshwa ko azaba nyina w'umwana w'Imana, akagikomeza abigiranye ubutwari munsi y'umusaraba, uwo mubyeyi mu mugambi w'ingabire wo gukiza abantu, ubwo bubyeyi bwe bwakomeje nta nkomyi kugeza igihe bugereye binonoseye ku batowe bose. Kuko rero nyuma y'ijyanwa rye mu ijuru, uruhare rwa Bikira Mariya mu gukiza abantu ntirwarekeye aho. Kubw'ubutakamba kwe kudahwema, Bikira Mariya akomeza kuturonyera ingabire zizatugeza ku mukiro w'iteka. Nicyo gituma Bikira Mariya yabereye abera kandi azakomeza kubera ingo urumuri n'urugero. Azahora azitabaza ingabire yahunzwe n'Imana
kuko yahebuje abagore bose umugisha. Nyamara kuba Mariya ari umubyeyi w'abantu ntacyo bitambamira cyangwa ngo bigabanye na busa ku murimo wa Kristo wo kuba umuhuza umwe rukumbi, ahubwo biwuhesha agaciro. Niyo mpamvu ubuvugizi bwa Bikira Mariya butuma Kristo ubwe afata icumbi mu rugo rw'abamwiyambaza, akababera igisubizo cy'ibibazo bafite nko mu bukwe bw'Ikana. Koko rero Yezu yifuza ko abatuye urugo bashyira hamwe. We wagize uti, aho 2 cyangwa 3 bateraniye hamwe banyambaza, mba ndi hagati yabo. Tubisanga mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 18 umurongo wa 20. Zongeye, uruhare rwose uwo mubyeyi muhira afite mu murimo wo gukiza abantu rukomoka ku bwinshi bw'ibikorwa byiza bya Yezu yagaragarije abantu abakiza. Urwo ruhare rushingiye kandi ku murimo wa Kristo wo kuba umuhuza, ari wo rukomokaho kandi ukaruhesha agaciro. Koko rero bavandimwe, nta kiremwa na kimwe gishobora gushyirwa mu rwego rumwe na Jambo wigize umuntu akaba n'umucunguzi. Nyamara nk'uko ubusaseridoti bwa Kristo busangirwa ku buryo bunyuranye n'abafasha ba Kiliziya kimwe n'umuryango wose w'Abakristo, kandi nk'uko ubuntu rukumbi bw'Imana busakara mu by'ukuri ku biremwa mu buryo butandukanye, niko n'umurimo umwe rukumbi w'umucunguzi wo kuba umuhuza utagira uwo aheza, ahubwo ubyutsa ubufatanye mu biremwa, ariko bukagengwa n'isoko imwe rukumbi. Iyo soko niyo ivuburira ingo zose umugisha, ikaziha kurama no kuramba. Ni nayo ivubukamo ubutungane bwa buri muntu mu batuye urugo n'ubutungane bw'umuryango wose muri rusange. Ubwo butungane kandi ni nabwo ndunduro ku muhamagaro wose, nk'uko Yezu yabibwiye abigishwa be agira ati, mwebweho rero muzabe intungane nk'uko So wo mu ijuru ari intungane, nk'uko tubisanga mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 48. Bikira Mariya ni nyina w'abazima. Bikira Mariya yagize uruhare rukomeye mu gucungurwa kw'abantu, abikesha ubwisanzure mu kwemera kwe no mu kumvira kwe. Mutagatifu Tomasi wa Aquino atubwira ko Bikira Mariya yatanze igisubizo cye mu izina ry'abantu bose. Kubw'ukumvira kwe yabaye Eva mushya, nyina w'abazima. Mariya amaze kurwira ko azabyara mwene nyir'ijuru kandi nta mugabo afite, ahubwo ku bubasha bwa Roho Mutagatifu yasubije kubw'ukumvira akesha ukwemera, kandi yizeye ko nta kinanira Imana agira, ati, ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko bivuze. Nuko Mariya amaze kwakira ijambo ry'Imana, aba nyina wa Yezu, yemera ugushaka kw'Imana no gukiza abantu abikuye ku mutima kandi atarangoho icyaha. Bikira Mariya rero yizeye Imana, yiyegurira Imana, arayiringira, yiyemeza rwose adashidikanya kugira uruhare ku murimo w'umwana we wo gukiza abantu, kugira ngo hamwe nawe agire uruhare ku iyobera ry'ubucunguzi abikesha ingabire y'Imana. Twisunze Bikira Mariya nitwumva indunduro y'ubuzima bw'ingo ko ari ubugingo buhoraho, nk'uko nawe yabaye inkomoko y'ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo akaba yifuza yuko abagize urugo babugira kandi bakabugira busagambye. Ni ubu bugingo buhoraho abagize umuryango bakesha kumenya Imana nyakuri n'uwo yatumye Yezu Kristo, nk'uko tubisanga mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 17 umurongo wa 3. Bavandimwe, dukomeze gusabira umuryango kugira ngo mu muryango wacu habe iterambere ry'imarakubiri ariko ryuzuzanya, rifata ubuzima bw'umubiri
ariko ugafata n'ubuzima bwa roho kugira ngo umuryango n'abawugize bakomeze kurushaho kugira imibereho myiza, imibereho irambye. Bikira Mariya, umwamikazi w'umuryango kandi umubyeyi wa Kiliziya n'uwacu, umwamikazi wa Rozari, aduhakirwe. Abagabo bose